Ese warotaga wambaye ikanzu y'umutuku ntumenye icyo bisobanura? Ese waba warotaga wambaye ikanzu y'umweru ukayoberwa icyo bisobanura? Hari no kurota wambaye ikanzu ukabona wambaye n'agatimba neza ukabona urikwije. Hari n'ukurota ukabona wambaye impeta. Hari no kurota noneho wambaye ikariso y'umutuku. Nkoresheje ikinyarwanda cyuzuye kuko ibi bintu biri kureba abantu bakuru cyane, biri kureba abantu bazi ubwenge, bafite ubwenge, kuko ibi ntago bigenewe abana, ni iby'abantu bakuru. Nkwibutsa kwinjirana like, ukore subscribe kandi ukore share, usangize ibi biganiro byacu, urusheho kubana natwe kandi Imana irarushaho kuguha umugisha kuko urabufashije abandi benshi baba bari mu bihugu bitandukanye, urabubafashije cyane. Kubw'izi nzozi umuntu arota ntasobanukirwe cyangwa ngo abashe kumenya ngo ni iki Imana imbwiye, nicyo kiba gitumye tugaruka imbere zanyu kugira ngo dufashanye. Nk'uko Imana natwe idufasha, tugomba gufashanya, kandi nk'uko umuririmbyi aririmba ngo ku bana kwabo kwiza bagomba guhugurana, ngo be kugwa mu cyaha maze babona amahoro. Imana nishimwe cyane. Aka kanya nge ngakunda cyane, kandi nawe ukumva aka kanya ugakunde, nawe utwumva aka kanya ugakunde cyane kundusha, kuko aka kanya karimo ibintu by'umumaro, ibintu bifite agaciro kadasanzwe. Noneho ushobora kutabyumva, ariko ejo uzabiha agaciro utakibonye uko ubibona, utakibonye n'ubikubwira. Rero ntago turi butinde mu magambo, kandi ngira ngo nsuhuze n'abantu bari mu mpande enye z'isi. Bajya bavuga ngo ijya kurisha ihera ku rugo. Ntago nabura kubanza gusuhuza abantu b'iwacu bo mu Rwanda, ariko ntibagiwe n'abaturanyi, abari mu mpande zose, ibihugu duturanye biri ku mugabane w'Uburayi. Mwese turabakunda kandi ndabibona ko mudukurikirana umunsi ku wundi. Mwese ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Mwebwe abakunda Kristo Ariho TV, iyi cano ni iyanyu kandi ni iy'umumaro, kandi twese idufitiye umumaro. Iyi cano icaho ibiganiro byinshi bitandukanye. Rero reka twihute dutangirire kuri iyi kanzu umuntu arota yambaye ikanzu yera. Kurota wambaye iyi kanzu yera bivuze ko Imana iba iri kuguteguza ko uri umugeni, wenda gutaha. Ariko hakaba n'ikanzu isobanura umuntu Imana yemera, iri kwemera neza. Noneho hari ukubona uyambaye iyi kanzu y'umweru ukabona uraberewe, bishatse kuvuga ngo igihe cyo gutaha cyawe kiregereje. Ariko nubwo utashye, Imana izaba iri kukwereka ko wemewe. Imana izaba ikubwira ngo uremewe, ariko igihe cyawe cyo gutaha kiregereje. Ezwa rero ahangaha sinabura kukubwira ngo ubonye ukishimiye kurya ubu buzima bwo mu iyi si, ubasha kubaza Imana uti Mana, ni impamvu ki ngiye gutaha? Ni impamvu ki ugiye kunkura muri iyi si? Icyo gihe niba Imana n'ubundi yakwishimiraga, niba ibona bikwiriye ko izakongeza imyaka nk'uko yayongeje Hezekiya, izakongerera. Ariko hari ukukongerera ukabura ubugingo, kuko iyo kanzu yo ubonye uyambaye ibikwereka ko ugiye gutaha, igihe cyawe cyo gutaha cyegereje, cyageze. Ariko ukazataha wejejwe, ukabona ubugingo buturutse mu gihugu cy'abera, ubugingo bwo mu bwami bw'abera. Rero bishatse kuvuga ngo kuburana urabyemerewe bitewe n'icyo uri kubona ukimaze, ariko ubonye nta birenze, ubishatse wakirirwa ureka kuburana. Wareka kuburana, kuko kuburana ushobora kuburana ugasanga nyuma n'ubwo Imana ikongeje imyaka yo kurama, ubugingo bwawe urabubuze, ugasanga urarimbutse, ugiye ikuzimu. Noneho hari no kurota ubona ikanzu uyambaye iriho ikizinga. Nubona iriho ikizinga
icyo gihe Imana izaba iri kukubwira ngo ezwa neza kuko igihe cyo gutaha cyawe n'ubundi kiregereje. Ezwa neza kuko igihe cyo gutaha kwawe kiregereje, kuko iyo iriho ibizinga Imana iri kukubwira ko ufite ibyaha, ugomba kwezwa nyine ukihana ku gato no ku kanini. Bishatse kuvuga ngo hari n'igihe uyambara gutya iriho ibizinga ari Satani uri gushaka kukujyana igihe kitageze. Aho ngaho iyo ubonye gutyo bisaba ko ugomba kuba maso kandi ugakanguka ukegera Imana cyane kugira ngo ibashe kukubwira amakuru, ibashe kukumenyesha n'impamvu ki ibi bihagaze gutya. Ndumva icyo ngicyo cyumvikanye cyane. Rero reka tujye kuri uyu mwenda w'imbere. Navuze ikariso y'umutuku. Hari igihe ubona uyambaye, cyane cyane ibi bireba abadamu cyane, abantu b'igitsina gore. Nubona wambaye umwenda w'imbere w'umutuku, uyu mwenda w'imbere w'umutuku uzaba ugiye guhura n'ikibazo gikomeye cyerekeranye no mu myanya y'ibanga. Bishatse kuvuga ngo Imana ibiri kuguteguza ikubwira ngo senga ube maso. Satani ashobora kukwibira muri ubu burwayi ugiye guhura nabwo, cyangwa ashobora kuba agiye kukwibira mu kigeragezo ugiye guhura nacyo. Icyo kigeragezo haba harimo no gutakaza amaraso, reka mbivuge gutyo mu kinyarwanda kizimije. Haba harimo n'uburyo ki watakaza amaraso kandi ukabibabariramo cyane, kuko ni Satani uba uguteje icyo kigeragezo kimeze gutyo. Mu gihe uzabona wambaye uwo mwenda umeze gutyo, uzahita umenya ko hari ibitero bigiye kukugabwaho, kandi nutaba maso Satani azakwerekeramo. Bishatse kuvuga ngo aho ngaho urasenga ugakumira, ukirukana kuko hari ababa bafite umugisha w'inda. Icyo gihe Imana ibiri kukwereka ngo kanga ukube maso, Satani ari gushaka kukuriganya uwo mugisha wawe ufite uvemo. Imana imfashe mu nyumve cyane, kandi nkwibutsa ukanda subscribe kandi ukore share na comment, kuko byose bifite umumaro, kandi woherereza abantu nta shyari ufite. Niba nta shyari uri mushyashya ukande subscribe. Kumva ibiganiro byacu bifite umumaro mwinshi kandi ukomeye. Icyo udasobanukiwe ubasha kutwandikira kuri WhatsApp cyangwa ukatumenyesha. Ikindi cy'umwihariko, iyo usobanuje ikintu numva ko nasobanuye, icyo kintu ntago nkigusobanurira, kuko uba wajabutse video, mbese uba wayitarutse, ntago uba wayumvishe, kandi ibyo ntago aba ari byiza kunsubirishamo ikintu nakubwiye. Rero ahubwo ibyo wabonye utasobanukiwe nibyo udusobanuza. Noneho hari no kurota ubona wambaye ikanzu y'umutuku. Urumva ko ni ibintu bibiri. Mbanje icy'umwenda w'imbere w'umutuku, noneho hari no kurota wambaye ikanzu y'umutuku. Aho Imana ibikubwira ko uri mu byizerwa, kandi uriho igihango cy'amaraso ya Yesu Kristo, kandi ibikwereka ko wizewe, ko n'ubugingo ubuteganirijwe. Ariko bitavuze ko ibiguteguza, ibikwereka ko uri n'umugeni wayo, ibikwereka ko uri umugeni wayo. Igihe nawe cyo gutaha kiba gihari, ariko uba uriho umwihariko, uba uriho ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'intama w'Imana ari we Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Rero iyo ubibonye gutyo, biterwa n'ubusabane bufitanye nayo, biterwa n'uko mubanye nayo. Ubasha kuyitereta ukayibaza ati se ni impamvu ki nambaye iyi kanzu, ni impamvu ki bimeze bitya. Iyo ubonye nta kigushubije, ubwo umwanzuro uba wafashwe n'ijuru, biba byarangiye. Ariko biterwa n'ukuntu usabana nayo. Icyo nzi cyo nta kijya kuba ku ntore zayo itazimenyesheje. Ariko ibyiza ni uko wajya uba maso, wowe wumvisha iki kiganiro, wowe
wumvishe iki kiganiro wajya uba maso cyane ntagire ikintu kigucika muri video dushyiraho hano. Icyitonderwa, ugomba guhora utega amatwi ibiganiro byacu. Wakumva hari ikintu udasobanukiwe, tubereyeho kungurana ibitekerezo no kugirana inama, kandi mu mbaraga Imana yaduhaye tuzikoresha uko iziduhaye, ntacyo tugabanyaho nta n'icyo twongeraho. Kandi ubonye hari n'inkunga wadutera ukumva bigukoze ku mutima ko hari icyo wadufasha, wabikora, kuko haba hari ibyuma dukeneye, kuko byose ntibiraboneka. Ariko uwo Imana ikoresheje ntawe ubimuhatira, ahubwo bigenda uko ibishaka. Imana ibampera umugisha cyane. Rero yari umukunzi wanyu, nakagaruka, turacyari kumwe, kandi mbifurije kugira ishya n'ihirwe, mbifurije kugira amahoro masa aturuka mu bwami bw'Imana isumba byose. Icyubahiro cy'Uwiteka gikomeze kubana namwe none n'iteka ryose. Amen.